Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu aho muri hose. Tunejejwe no gushima Imana, tunejejwe kandi no kuganira namwe. Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu. Turi kumva ibyo yadukoreye tutabigira ubwiru, twabwira n'abatayize bakayimenya. Amen. Yewe uvugana namwe nitwa Uwimana Caritas. Bakunda kunyita mama Janti kuko umwana wanjye niko yitwa Janti, niyo fura yanjye. Ubwo rero nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba ndi umuhanzi, ndi umuramyi, nkaba ndi umuhanuzi mu ijambo ry'Imana no mu ndirimbo no mu buryo bw'iyerekwa iyo Umwami Imana bishatse. Ubwo rero abadukurikirana bashobora kudufasha kuduha amasubscribe n'amaviews bakanze ku izina Uwimana Caritas niyo channel yanjye. Dufite byinshi byo kubabwira rero, dufite ijambo ry'Imana ridufasha. Uyu mwanya none hanifuzaga ko twasangira nk'abantu b'Imana. Ijambo ry'Imana riboneka muri Samueli, igitabo cya mbere cya Samueli igice cya 16 umurongo wa 7. Ariko Uwiteka abwira Samueli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Yesaya aherako hamagara Abinadabu amukurikira Samueli aravuga ati uyu nawe niwe Uwiteka atoranije. Yesaya ariyongeza amurika Shama, nabwo Samueli aravuga ati uyu nawe siwe Uwiteka atoranije. Nuko Yesaya amukurikira Samueli abahungu be 7, maze Samueli abwira Yesaya ati abantu sibo Uwiteka atoranije. Samueli abaza Yesaya ati abana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuherereza ariko aragiye intama. Samueli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukweho amavuta, niwe uwo. Samueli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajyaza kuri Dawidi cyane. Nuko Samueli arahaguruka asubira i Rama. Amen. Haleluya. Reka tubanze dusenga Imana, dushima Imana, dusengere n'ijambo n'abagiye kuvuga. Mana yacu, Mana ikomeye, Mana yo mu ijuru ryera, turagushimiye, turaguhimbaje. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa bibi byawe Mana. Amen. Iri jambo ryawe reka rigera mu mitima y'abaryumva ndetse n'ababireba, babashe gufashwa n'iri jambo. Ijambo ryawe Mana ritubera umuti, ritubera umumaro, rituvura ibikomere kandi ritwambika imbaraga zo gukomeza urugendo twatangiye kujya mu ijuru. Urakoze Bana natwe muri no mwanya, cyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Tukiri kuri iri jambo rero, intego y'iri jambo ni amavuta. Gutoranywa n'Imana itarebye ku buranga, gutoranywa n'Imana itarebye amashuri, kuko ijambo ritweretse yuko Imana ibwira Samueli ngo atoranye umuhungu umwe mu bana ba Yesayi. Samueli ngo yari ari gusenga ngo asengera Sawuli. Imana ngira amubwira ngo uzageza ryari kuririra Sawuli ngo kandi naranze ko aba umwana, ngo none uzuza ihembe ryawe amavuta. Vuga ngo amavuta. Amen. Amen. Uzuza ihembe ryawe amavuta. Niba nayo umwami mu bahungu ba Yesayi, uhaguruka ugende. Aravuga ati ese ubu ningerayo ntabwo Sawuli nabimenya azanyica? Nuko Imana iramubwira ngo genda, ngo ndakwereka ukuntu uri bubigenze. Ngo agezeyo ngo arangije ahera ku mfura ngo Abinadabu ngo na Shama ngo nuko aratondekanya ageza ngo kubana 6 ngo habura umwe aramubwira uko watondekanya ngo Imana ngo Samueli ngo akamubwira ngo ntago ngo se ngo uyu nguyu Uwiteka yamugaye. Imana ibwira Samueli ngo nturebe ikirere cye nubwo ari mwiza,
nturebe uburebure, nturebe amaso ye nubwo ari meza, nturebe ubwanwa bwiza, nturebe imisatsi myiza, nturebe mbese favore nziza zimwe zigezweho za kino gihe, nturebe amashuri, oya nturebe abambaye amakote meza gusa, ahubwo kuko na Pawulo ubwo yigeze yavuga ngo yatoranyije ngo baswa mu isi ngikoze isoni ngo abanyabwenge, gitoranya ngo abanyantege nke byo mu isi ngikoze isoni ngo abakomeye, ngo kandi ngo tuzirikane guhamagara ko kwacu kuko ngo abifura bahanagaye ngo atari benshi, ahubwo ngo Imana yatoranyije yacishijwe bugufiya kugira ngo izina ryayo rihimbazwe rihabwe icyubahiro. Ngo nuko ngiramubwira ngo nubwo ubona ari mwiza aje ngo ameze neza, ubona ko akwiriye ubwami, ngo ariko namugaye kuko sindeba nk'abantu. Imana itugirire neza cyane. Turi kuvuga ku ijambo ryitwa amavuta. Ijambo ryitwa amavuta niryo banga ry'umukristo. Ijambo ryitwa amavuta ararema. No mu gihe Eliya yasuraga umupfakazi yamusanganye ngo utuvuta dukeya, ngo ariko ayo mavuta utwo tuvuta dukeya ngo twabyaye ibintu byinshi byose, ibibazo byose yari afite byahise bikemuka. Imana itugirire neza cyane. Aya mavuta rero ndayakunda. Aya mavuta ku bantu bayafite ni igishoro gikomeye kibyara imigisha. Aya mavuta ku bantu Imana yayashyizeho, nandi babandi basengera abantu bagakira indwara, nabandi basubirukana abadayimoni bagahunga. Aya mavuta ku bantu yayashyizeho baragira umukumbi w'Imana neza. Aya mavuta ku bantu yayashyizeho bihanganira ibigeragezo. Aya mavuta ku bantu Imana yayashyizeho mbese barageragezwa ariko Imana ntijya ibareka, kandi ntabwo bajya batsindwa n'aho urugamba rwari rumeze gute, kuko Imana ibibashyigikiye. Dawidi rero ngo yari mu ishyamba, baramujugunye nyine bati genda umenye intama, wowe uragahererezi, bakuru bawe bo bazajya baguma hafi aho bacunga iby'igipangu, bacunga iby'ingamiya, bacunge iby'imitekere, nuko bamenye urugo, bamenye byose. Ariko wowe agenda n'ubundi ntugaragara, ntibashobora no guterura ibiremereye, genda wabaho utabaho ntitubizi, ariko uzabane n'Imana, nuko batigenda uragira intama. Dawidi rero yari afite imbaraga mu mutima n'iz'umubiri, ariko cyane tubona ko yari yizeye Imana kuruta uko yanganaga. Idubu zikaza akazica, intare ikaza akayica, mu mikumbi se yamuragije nta n'umwe wigeze uzimira. Noneho rero igihe Imana irebye umutima wa Dawidi uburyo yitangiruye intama, nabyita ko twasobanura mu mwuka iki gihe cyane no kwitangira umurimo w'Imana, kwitangira umukumbi. Kuri bamwe basengera umurimo w'Imana, kuri bamwe banihira ibizira bikorerwa mu itorero, kuri bamwe banihira ibizira bikorerwa mu maso y'abantu ukabona biragahisha Imana. Aba bantu nubwo batagaragara, aba bantu nubwo batazwi, aba bantu nubwo ari isuzugurwa, aba ngabo ni Imana ihagurukije muri iki gihe. Haleluya! Abandi Imana ihagurukije, babandi b'inyuma batazwi, babandi bamenywa n'Imana gusa, babandi bajya no kurya ifiriti n'inyama ntibanabahamagare. Umva reka nkubwire, Uwiteka arabishimira bene abo bantu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Niba Imana yaraguhaye amasezerano, kuko amavuta niyo atuma Imana ivuga. None se amavuta niyo ego. Abantu none kera naryaga nkacundisha igisabo, nakundaga ngo kuresa cyane bakaza kuntira kwa nyogokuru, nuko gukora ngo abana babo ngo nibacundaga ngo birete, ngo gihe naracundaga bikareta cyane cyangwa abantu masenge yarapfuye, ariko nakozagaho bigahita biza. Ngize amahirwe Imana irantoranya, yamaye nanjye amavuta, yamaye amavuta. Nta muramyi utagira amavuta ntibibaho, nta muhanzi. Umva buriya ubuhanzi buva ku mavuta, n'ubuhanuzi buterwa na haleluya. Amen. N'ubuhanzi buterwa n'amavuta we, amavuta y'umwuka wera. Amen. Amavuta atari amagurano, amavuta atari igikotori, amavuta y'abami n'abahanuzi. Imana ibwira Samweli ngo genda kwa Yesaya untoranyirizemo umuntu umwe umusukeho amavuta. Igihe yayamenye ndakizi, ndabizi neza, nunareba urasanga amavuta ahari, kuko ntabwo ari twe tubyikoresha. Iwacu twaragiraga inka, tukaragira ihene, tukaragira inkoko, tukaragira, tukahira, tukakotora ibintu n'ibisogoro. Aho hantu naho nzabibabwira buriya ubuntu Imana itoranya irebye umutima. Imana ikagutoranya ibitewe n'urukundo ukunda umurimo wayo, yarangiza nawe ikaguha umwuka wera, yarangiza umwuka wera akaguha impano, yarangiza kuguha impano ikagutuma ku murimo, yamara kugutuma ku murimo nyine uko ugenda uwukora ukajya wumva amavuta. Haleluya. Ukajya ugenda wumva ijwi ry'Imana abandi batabizi, ukajya ugenda wumva umwuka wera kuyobora abandi batazi ibyo urimo, bakajya bagira ngo warasaze cyangwa bakagira ngo uri ikigoryi. Ariko amavuta y'Imana, amavuta y'umwuka wera, amavuta Dawidi yari afite, amavuta
Sawuli agihari, kandi ntabwo yigeze yirwanirira, yari afite imbaraga n'amavuta, ariko yategereje Uwiteka Imana. Ndetse Imana igihe kimwe ikamusuzuma nk'uko nawe ugiye gusuzuma bakaza kugusura kandi bakuroga, nk'uko nawe ugiye gusuzuma bakaza kugufunguzaho kandi nyine bahekenya amenyo. Nagira ngo nkubwire ngo ujye ubaha, kuko ijambo riravuga nk'uko Yesu yivugiye ngo abanzi bawe nibasonze bagaburire, nibakwanga bakunde, ngo bizaba bimeze nko kubasuka umuriro waka ku mitwe yabo. Nuko Dawidi ageragezwa n'Imana mu buvumo, rimwe iramubwira ngo uyu munsi ngo ndakugerageza imbere y'umwanzi wawe umugenzi uko ushaka. Arangije Sawuli ajya kwituma ku buvumo, babyita kubikira. Mumbabarire mvuze ukuntu kutari kwiza, kandi umwami babyita gutwikira ibirenge, babyita gutwikira ibirenge. Nari mvuze ukuntu kudakwiriye, aho bitagenze neza babyihanganira. Ajya gutwikira ibirenge kuko kera nyine bambaraga n'ibishura birebire cyane, kandi nyine urabyumva no gutwikira. Nuko arangije rero ubwo buvumo Dawidi yarabwihishemo, nuko Imana iramubwira ngo nguwo waje, wamubonye? Abwira abagaragu baravuga ati databuja ngo uyu yaje, reka tumwice. Ati muceceke mumwihorere. Afata inkota yari afite, agesa ikinyita cy'umwami, yisubiriramo gombo gake gakeya, aramwihorera. Arangije arahaguruka aragenda. Aho ngaho Imana ibigerageje Dawidi agaragaza ko hari Imana urugamba. Yagombaga kumwica kera, byari byemewe, ariko ntabwo yabikoze, yategereje Uwiteka. Bitewe nuko ngo umuntu Imana yimikishije amavuta, kirazira kumuramburira ukuboko. Uwiteka wenyine niwe ugomba kubyikorera, nta mpamvu yo kwirwanirira, nta n'impamvu yo kugira ngo ugaragare uri umwicanyi ukora ibintu Imana itakwemereye. Imana ni urukundo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Irongera iramugerageza, araza nanone asinzirira ahantu mu buvumo. Nanone ahasinziriye Dawidi arambuka yitorera agacuma n'inkongoro umwami yanyweragamo, nayo arayibika. Bageze hakurya hamagara abagaragu bati ariko harya bune inkongoro umwami anyweramo iri hehe? Bakebutse barayibura. Sawuli aravuga ati mwana wanjye ndabizi uzaba umwami. Amena, ngo ndabizi uzaba umwami, ngo udushije gukiranuka. Haleluya! None se niba babizi yuko uzatwara imodoka, barakurwanyiririza iki? Niba bazi ko uzubaka inzu, baranga ko wubaka, bazi ko Uwiteka atacira n'iyindi nzira. Niba Imana yarakuvuzeho ibikomeye, barabibangamira, barabona Imana yabo uko ibigenza. Imana yabwiye inyanja ngo tuza, igasatuka, Abisirayeli bagacamo. Imana isatura imisozi, Imana ibwira inkike ngo nizigwe. Iyo Mana dukorera, umva, bababarire se ngo utegereze Imana izabikora. Intambara zo ni nyinshi, ariko amavuta yagumane. Kizwa neza, wihangane, utegereze Imana. Igihe nikigera ukumva ijwi rirakubwiye ngo haguruka ugende. Umunsi umwe Dawidi habura gato ngo Sawuli amwice. Byarongeye yamugose. Imana irabizi ngo nuko ngahita iteza ikibazo. Reka nibo babyitera, ubundi badutera badushakaho iki? Bagiye bareka Imana ikatugira uko yashatse. Ubundi abo barozi, ubundi abo bapfumu babuze amahoro ku bwawe, ubundi bakugambane. Reka nkubwire, Imana ngo yateje ikibazo kwa Sawuli. Abafilisitiya bataka igihugu cye, bagaragu baramubwira ati databuja urananirwa kujya kurengera igihugu cyawe, ukirukanka kuri mwene Yesayi. Mwene Yesayi yavuganye n'Imana, aho wamuhereye umurwaniriza ntiwamushoboye, ahubwo mureke usubireyo kujya kurwanira igihugu cyawe. Uwo munsi, vuga ngo uwo munsi Imana itugirire neza, umunsi wo gutabarwa kwa Dawidi, bikubere nk'uko nawe uyu munsi Imana yagutabara. Urugamba rwari rugeze mu mahina, urugamba cyangwa se urupfu rwari rugeze mu muryango, Imana ikibuka imirimo yawe, Imana ikibuka ko yagusutseho amavuta, yarangiza ikagutabara ishingiye ku ijambo yavuganye nawe. Ngo nuko Sawuli urwo rugamba ntabwo rwamusize amahoro, ntabwo rwigeze rumusiga amahoro, ntabwo rwigeze rumusiga amahoro. Kandi icyo nkundira Dawidi, buriya ndamukumbuye nzamubona, kuko njya numva ari nka musaza wanjye. Dawidi yari umuramyi, nanjye ndabikunda. Dawidi buriya nkunda guhimbaza Imana, muraza kubibona.
nkunda kubyinira Imana. Iyo nyibyiniye mba numva ari byiza kubera ko ijambo rya mbere numvanye Imana nuko yambwiye ngo mwana wanjye kandi data atarigeze abimbwira. Ndayikunda rero. Iyo nyibyiniye rero numva nivuye inyuma ntishinze kubaseka no kubandeba no kubamvuga. Nishimiye ko yampamagaye gusa ikankiza agahinda n'umubabaro kuko nabayeho gipfubyi ndashingirwa nta babyeyi mfite umubabaro mwinshi. Ariko Imana yanjye na n'izi saha turacyari kumwe. Kandi iyo ncunze igicuba cyanjye cyangwa se iyo ncunze igisabo cyanjye mba numva amata n'amavuta bikirimo. Uko nayumvaga mbere n'uyu munsi ndacyayumva. Haleluya, amen. Nagira ngo ahantu niba ufashijwe n'iri jambo ufite intambara kandi Imana yaraguhamagara, ufite ibigeragezo byinshi, iby'inzara, iby'indwara, iby'ibibazo bitandukanye, ariko ufite amavuta. Satani akakubwira ngo rero ubwo burwayi bwawe jya mu bapfumu. Nagira ngo ugire inama, uretse ndaguha n'ubuhamya bwo mu bapfumu naraguzaga. Ibintu birahari byo kubabwira. Ibintu birahari we. Naraguze mu bapfumu 6. Urumva bantu ibintu nkenyerera aho ngo bizandira. Nagira ngo ubwire niba Imana navuganye nawe kuko ugeze mu gihe cyo kuvuga ngo ariko simbeho. Ngiteye ndako Dawidi yicagwa n'imbeho. Imvura ikaza, amaduba akaza, iwabo ntawe uzi ngo yiriwe yaraye. Nuko habayeho ubwihebe bwinshi. Ariko Imana ituma Sawuli ava ku ngoma kubera gukunda umurimo kwa Dawidi. Imana itugirire neza. Niba Imana yarakwimikishije amavuta wigira ubwo, ejo hawe ni heza. Amavuta azakubyarira abana, amavuta azakubyarira ubukwe, amavuta azakubyarira amafaranga, amavuta ayo mavuta arimo ibintu byose ubona, amavuta arimo ibyiciro byinshi, amavuta y'umwuka we, amavuta y'abami n'abahanuzi. Ayo mavuta niyo yatumye Dawidi abasha kurwana urugamba ararunesha. Ayo mavuta niyo yatumye Imana itareka Dawidi. Ayo mavuta niyo yatumaga Imana ivuga iti umuntu wanjye namushyizeho ikimenyetso. Nta mpamvu yo kugira ngo iduburi mwice, nta mpamvu yo kugira ngo Sawuli mwice si wowe wamuremye, ahubwo jya Uwiteka adamanutse. Nze gutabara Dawidi kuko yihanganiye iriya mbeho, nje gutabara Dawidi kuko yihanganiye inzara, nje gutabara Dawidi kuko yihanganiye urugamba bamushyizemo. Njye Uwiteka ndamwibutse kandi ndamutabara. Umunsi wo gutabarwa kwa Dawidi rero uwo munsi ngo Sawuli ngo yagize gute? Yarapfuye. Ntidukwiye kwishimira ko abanzi bacu bapfa, ariko Uwiteka azakora ibyo ashaka. Isezerano ryawe hari abantu benshi Imana yagiye ibwira ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe kugaba. No mu minsi yashize nakoze impanuka, Imana itanga ingabo nyinshi ngenda rokoka. Aya menyo ufite ntabwo ariko byari bimeze, nafite utwine twiza cyane turi ku murongo, ariko Satani ankubita ikintu cyitwa impanuka. Ariko Imana irabyanga ingarurira ubuzima. Ibyo nabyo nzabibabwira. Ndashima Imana kubw'ijambo twavuganye ko ariryo ryatumye ntabasha gupfa kandi urupfu rwazaga buri munsi. N'uyu munsi wabonye umugabo wo guhamya Imana ikura mu rupfu. Ibyo nabyo muraza kubimenya. Ikintu cya mbere rero ni amavuta niba yafite n'umwuka wera. Komera ku rugamba, Yesu azakurengera. Nagira ngo n'ubundi turangize dusenga Imana. Dusengera umuntu warunaniwe, dusengera umuntu warugowe, dusengera umuntu witotombaga, dusengera umuntu uri gucuruzwa n'amasezerano, dusengera umuntu wumva yihebye bene wabo baramutaye nkuko nanjye bantaye. Nabyo nzabibabwira. Bene baramutaye ameze nk'intabwa. Byinshi biri gutuma witotombera Imana, ukumva mbese ntabwo uri kwihangana, ukumva uri kwibaza ku Mana, ukumva uri gucumuzwa n'amasezerano. Burya ni ukuri nawe ihangane, komera. Ndagukomeje kandi komera, gira kwizera, tugusengere, tugusabira Imana. Ijambo ry'Imana ntabwo ribasha guhera. Nanjye ubwanjye nubwo ndize igihe kirekire kingana gutya, niho hari ibyo ngitegereje kubera amasezerano. Icyo nicyo kizatumurama, kandi Imana ntabwo izibeshya ngo ku masezerano yaguhaye. Ambara imbaraga, we kwifuza ko abanzi bawe bapfa biturutse kuri wowe, ahubwo utegereze Uwiteka. Ntabwo ajya mu rukundo abigenda. Isaha n'igihe yagene azagutabara, izuba riva azagutabara abantu babireba. Nubwo niyo gutabaye abazimu batabura kuza kuko batishimiye igisubizo cyawe, ariko kubera ayo mavuta no muhamagaro uhagazemo neza kubera Imana izajya igutabara, kuko yabyemereye Yakobo yamubwira ngo nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, ngo abanzi bawe bazakorwa n'isoni y'amare, ngo bazaba nk'ibitare, ngo nzajya ngukomeza, ngo nzakujya imbere, ngo nzagendana nawe, ngo nzabana nawe. Aya magambo iryo jambo ry'Imana ryongera rigukomeze mwene data, kuko wikwigirira nabi natwe turi hano. Nkuko Petero byagenze, inzugi zakingutse, abagaragu bari babarinze baravuga bati turagowe. Nuko arabwira Paulo na Sila, nuko arabwira ati mwikwigirira nabi turi hano.
wikwigirira nabi mfite umugabo wo kugukomeza kuko nanjye hari byinshi ndi bukubwire mu mwanya ukumva urakomeye nanjye nta babyeyi nari ifite nanjye